mumeze gute ko mu Rwanda ni heza nari kubereka ariko ntabwo izuba ririmo gutuma kamera igaragara ukuntu neza nzabikora ubutaha abantu bashaka kibaza bati se shima koko waratashye bavuye muri Canada twese twifuza kugeramo gute basubiye mu Rwanda muri Afrika bamwe bati ntabwo tubyumva hari ikintu kibi warakoze se hariya muri Vancouver ni iki wahunze ubuzima bwarakunaniye abantu bakambaza ese shima uzasubirayo ngiye kubasubiza rero twagiye ubu no gukurikira ino video mbere yuko ukomeza cyangwa ngo gusabe no gukanda subscribe kabisa tugerageze ino channel ikure twari twarabitangiye nyuma birahagarara ntabwo nawe muri Canada kubera ko nari nkunze ikintu na kimwe ariko mu myaka 28 nari mpamaze nayibazaga niko kugeranya ntagenda ngo mbi wacu magirira akamaro ntabwo nigeze ngira ayo mahirwe batse gute 94 ibyabaye byatumye bahane wacu nubwo navukiye ntabwo nyine navukiye na hano ni nk'amateka yagiye ankurikira kuko ababyeyi banje papa na mama bambyaye bari barahavuye mu 2023 numva ko nibazaga buri mwaka wose ni wende hangera n'ikigera nzajya kubi wacu kuko ni wacu ariko mu myaka nandi muri Canada nandi mu kubaka ubuzima bwanjye nako ku buzima bwanjye umwana wahageze nyende umwana ubwo nyine narakuriye nabaye umugabo nabaye umupapa nabaye umuzehe imyaka 19 urumva ko byasabaga yuko nshira ubuzima bwanjye nkabwubaka batese kujya utatashye mbere ntabwo burya biba byoroshye no kugenda ujya mu buzima urabize Canada iyo utangiye akazi nyuma yaho ndashaka imbyara abana bigenda bigera gutyo kandi iri mu kazi nanone uvuga uti ndashaka ko ka promotion nuvuga ngo focus yanjye ntabwo yari aho ngaho muri icyo gihe ariko nakantu kamwe kabaga kandi mu ndumva ukuntu imyaka 5 ishize no nagize gutya nyine ndagaruka nubwo tutari biteguye ariko no ku buzima bugenda kabisi wacu rero abajya baza kuhasura mbona Rwanda rwacu ukuntu rwateye imbere cyane nabyo ni byiza kuko imaze kumenya hariya hari lifestyle nta bundi buzima utabongera kwifuza kongera kubamo ko ni ukuri pe ariko bwo haba situation familiale tumitera ngo nahita shituka purupa ko nahita nangira company yitwa Zaniheza ishira ku isoko muri 2020 haba pandemic imyaka 5 ishize rwose imyaka igoye cyane kugerageza kubaka company yanjye ndimo gukora n'umuryango n'iki ariko niba ari destiny kuva 2020 ni nkaho roho yanjye n'iki yari hano nabaga ndimikanda ko nkumva roho yanjye iri hano nkumva kabisa hari ikintu kirimo kubura rero mu buzima tuzaboneka akantu uvuga uti ndifuza gukora icyo ukagira ubwoba ukuntu bavuga nyine ukaba wicuza 2020 naragarutse hano mama amezi 2 gutyo ariko byari mu bihe bibi cyane hanyuma se hari iwacu kugira ngo ndebe ukuntu nakomeza ubuzima nari nyuma ariko ndumva iyo ko kantu nyine kagufashe ko byagenda kose ngiye ku giti cyanjye ntabwo navugira abantu bose ku giti cyabo buri wese yakwiye kugira ivugire ariko nuba hari bamwe dusangiza ko no kantu hari ukuntu numva gane ko byagenda kose kabisa inzira no kugana hariya mu Rwanda nuko rero imyaka 5 nyine iragenda mu kwezi kwa 10 ndimo no kubaka indi company yitwa Turifiki ikaba ari platform y'ubukerarugendo numva izapingana na za booking.com mbirimo nuko gusa ntago tuzi gushyikirana kugira ngo ibikorwa byacu bigere imbere sinzi ko ngajya mu kwezi kwa 10 inzira bari ndende ndimo kubaka platform ngiye nyine kuko ntago nari mfite umuteko co-founder inyubakira naragenda byigisha
nza kano kantu kanje mu ngewe buri decision nagiye mfata nizatumye mbasha kubaho cyangwa no survive no kurokoka tuvuge gutyo. Navuye no muri Kongo naho mu kwezi kwa 10. Kwezi kwa 10 nongeye nimukira ahantu ndakanareka ngende pe. Naguze tike, one way ticket, ntabwo tike yanjye ifite itariki yo gusubirayo. Now I'm here guys. Amazina amezi 2 uno kwezi kwa 3 ntangiye. Ikintu saba aba diaspora nuko dushira imbaraga hamwe, abankurikira mukore no video muyirebe ndetse muyigeze kure, byaba ari byiza cyane. Nyuma nzajya mbagezaho amakuru ku yandi, maze igihe njya kuri TikTok cyane, niho ndimo kugenda nerekana mu video menshi. Wenda mwe nzayashira hano kuri TikTok ura pointing hanyuma ugakora ibi. Ndumva mbasubije akantu kari kandimo. Ikintu nifuzaga mu Rwanda ni amahoro, mu Rwanda ni iwacu, ni heza. Ngewe urimo kubaka ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, hano hari amahirwe menshi muri ibyo ngibyo kuko mugenda byubakwa muri Canada, byabo barabyubatse, natwe tubaka ibyacu. Iyo ngo bari nk'umunyarwanda ugomba kuza nanjye nkareba uko natangira hano. Bizashoboka, bizashoboka ntawamenya, ariko icyangombwa nuko mba naragerageje. Murakoze, naho utaha.